Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Turashimira Imana cyane muri iki gitondo, mu gitondo cyiza Imana ituremeye kugira ngo tunezerwe. Ni Gatera Josele nkuko bisanzwe. Ndabasuhuza mu izina rya Yesu. Ndabasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana kugira ngo akomeze abane namwe. Abari kure, abari hanze y'igihugu, abari mu gihugu hagati, bene data mwese abo dukorana umurimo, bavuga butumwa muri Philadelphia, abanyamasengesho, abaririmbyi, mwese Kristo arushaho kubagirira neza, inshuti zacu, abadusengera, mwese abadushyigikira kugira ngo uyu murimo ukomeze kujya mbere, data abaha umugisha. Rero ndabasuhuza mwese, nukuri Imana ibagirire neza. Reka rero dutangire dusenga kugira ngo twakire umukozi w'Imana anabasuhuza anatugezaho ijambo ry'Imana. Mana yacu, Mana nziza, Mana ishobora byose, Mana yo kwiringirwa, Mana yo kwizerwa, uri Kristo wanesheje Golgotha ku musaraba. Tugushimiye igitondo cyiza, watwongera iminsi yo kubaho kugira ngo tubwire abantu ineza yawe. Turabigushimiye, ineza yawe ni Mana, ineza yawe, urukundo rwawe. Muririmbyi yaravuze ngo rusumba izuba, ngo kandi rusumba n'ukwezi, ngo n'ikuzimu rurahagera. Mu izina rya Yesu turabigushimiye, urukundo rwawe nirudushiraho. Kandi Dawidi yarabivuze, aravuga ngo urukundo rwawe ruhoraho iteka ryose, kandi imbabazi zawe zihoraho Mana. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uyu munsi turasenze cyane kugira ngo imitima y'abantu wongere uyegeranye, uyihe guturiza imbere yawe. Imbere yawe nta muntu uhagwa, ahubwo imbere yawe turahakirira. Mu izina rya Yesu duheje imbaraga z'umwijima, duheje umwuka utari uw'Imana, muri w'Imana utwike ukongore. Maraso ya Kristo yeze ikirere, imbaraga z'Imana zimanuke zisohoza umugambi mwiza. Mu izina rya Yesu abarwayi, abarushya, abaremerewe, abafite intimba zo mu mitima, abo bose bahure nawe. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu amajwi yose atuze kugira ngo abashe kumva icyo yashakaho. Jambo ryawe ryaguke mu mitima y'abantu. Jambo ryawe ni inkota y'amujya abiri, rirarasa, rirahwinguranya, kandi rikiza abarwayi, ribohora ababoshye. Umuntu wese ufite ijambo mu izina rya Yesu arabohoka. Nyemerera rero usohoze umugambi wawe mwiza muri iki gitondo. Duheje abazimu n'abakonikoni, abarozi n'abapfumu, ibitavuga Imana, nkota y'Uwiteka ibibangamire. Mu izina rya Yesu urakoze Mana, kuri kumwe natwe. Mukozi wawe umukoresha kurusha uko ujya mukoresha, kandi ahishurirwe byinshi muri iri jambo. Urakoze kubikoze. Tumusabiye ikaze n'akari imbere yawe, ni mu izina rya Yesu, amen. Reka tumwakire mushumba wacu Pastor Serugendo Dismas, tumuhaye ikaze, amen. Murakoze. Tubanje kubasuhuza bene data mudukurikira. Imana ibaha umugisha kandi mugire igitondo cyiza. Tunejejwe n'Uwiteka kuko yongeye kutugarura mbere yanyu, kandi ikituzanye no kuganira kubwi ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Tugiye gusoma ijambo ry'Uwiteka. Turasoma Zaburi 22 murongo wa 5 kugeza kwa 8. Tungere dusome Zaburi 23 kugeza kwa 2 kugeza kwa 6. Basogokuruza barakwiringiraga nawe ukabakiza. Baragutakiraga bagakizwa. Barakwiringiraga ndibakorwe n'isoni. 23 Zaburi 1 kugeza kwa 5. Uwiteka niwe mungeri wanje sinzakena. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubitsi, anjyana iruhande rw'amazi, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Inshimbo yawe n'ingoni yawe nibyo bimpumuriza. Undunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banje.
unsize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Nukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose ngiriho, nanjye nzaba mu nzu yawe iteka ryose. Ayo niyo magambo Uwiteka yatwemereye iki gitondo kiza tubashe kuganira bene data, tufatanye uru rugendo rwo mu ijuru. Mutwe w'ijambo, mbere ya byose mutwe w'ijambo turavuga kwiringira Imana mu rugendo biduha kunesha no gukomera. Mu gihe twiringiye Imana muri rugendo turimo, biduha kunesha no gukomera. Kuko muri rugendo turimo, mwanzi Satani yifuza buri gihe cyose tuneshwe, tucike intege, tutakomera. Ariko natwe nitushira byiringiro byacu by'ukuri ku Mana, bituha kunesha no gukomera. Niyo mpamvu Dawidi atwibutsa hano mu magambo yayo, niyo tugiye kusubiramo. Sinzi buryo wagaze mu iminsi, sinzi buryo wiringiye Imana mu iminsi, kuko ndimo kumva rusaku rwinshi ku bantu basenga, ku bantu bashaka Imana. Ariko icyo tugomba gukora mu byiza no mu bidukomereye, ibyiringiro byacu ntago bikwiriye gucogora mbere y'Imana. Basogokuruza barakwiringiraga nawe ukabakiza. Dawidi abwira Imana buryo abasogokuruza bacu biringiraga Imana. Mu kwiringira kwabo Imana yabashaka kubakiza mu maboko y'abanzi, mu bikomeye, mu bibazo. Kubera iki? Bari bafite byiringiro, bamenya ko Imana niyo watukuye mu gihugu cya Egiputa, Imana niyo uzadufasha, Imana niyo gisubizo cyacu, Imana niyo mahoro yacu. Turwaye tumenye ko Imana niyo yatukiza, dukenye tumenye ko Imana niyo ikura gucavu ikacazana bikomangoma. Ubuza akazi wiringiye gusa ko ari Imana niyo gisubizo cy'ibyo bibazo. Yesu ashimwe kandi Yesu ahabwa icyubahiro. Mu gihe dutakaje byiringiro, mwanzi Satani aradusuzugura. Navuga ko kajambo, yadusuzugura mwanzi Satani, kuko yabona ko nta kintu na kimwe twagazeho. Mwanya tutakaje byiringiro, buri muyaga wose uza mbere yawe wagutwara. Mwanya tubuze byiringiro, ntago twagira kwihanganira bitugerageza. Ariko kwiringira Imana mu rugendo biduha kunesha no gukora iki? No gukomera. Aravuga basogokuruza barakwiringiraga nawe ukabakiza. Birashoboka ko mwami yari yageze ku rwego rumwe nawe yo kumva ko arakanduka indege nke, ariko akaza gukangurwa no kumva ko abasogokuruza buryo biringiraga Imana, muko kwiringira kwabo Imana yabashaka gukora iki? Kubakiza. Yesu ashimwe kandi ahabwa icyubahiro. Baragutakiraga bagakizwa, barakwiringiraga ndibakorwe n'isoni. Dawidi abwira Imana mibanire y'abasogokuruza n'Imana kundu byari bimeze. Barakwiringiraga nawe ukabakiza. Baragutakiraga bagakizwa, barakwiringiraga ndibakorwe n'isoni. Natwe iyi minsi urugero tushobora gufata ni ya buryo abasogokuruza bagiranye mibanire myiza n'Imana. Ntago biringiraga amagari cyangwa amafarashi, ntago biringiraga ubutunzi cyangwa izahabu, ariko byiringiro byabo byari mu Mana wenyine. Uru rugendo turimo na wundi uzadufasha turangiza amahoro ni Imana. Imana wadukuye mu maboko ya Farawo, Imana yatwambukishije nyanja itukura, Imana igenda iturwanira ku manywa na nijoro, twiringiye ko ari we uzatugeza hehe? Kanani. Iyi misi Imana irashaka intwari mu kwiringira butwari bwayo, bubasha bwayo. Murimo w'Imana ndabona turanyeganyezwa n'imiyaga myinshi y'ibibazo by'iyisi, y'ibibazo by'ubuzima, ariko iyi misi ni misi yo gufunga amatwi
kuko ari amagambo menshi, ari navuga iki, miyaga myinshi yo kushaka kuduteza ubwoba. Ni iminsi yo gufunga amatwi, ni iminsi yo kubwira Imana fata rurimi rwanjye ushiremo ngufuri. Ntabwo ari iminsi y'urusaku, maso yacu tukayikura ku isi, maso yacu tukayishira ku musaraba, kuko Yesu yaravuze byose byararangiye ku musaraba. Abiringiye Uwiteka ntago babasha gutaka Imana itabakiza. Abiringiye Imana ntago bahamagara Imana itabura kubatabara. Ibyaha bidutandukanya n'Imana, kamere mbi tutandukanya n'Imana, isharizi tutandukanya n'Imana, kutihana no kureka bidutandukanya n'Imana. Se ndareba ndabona abakiranutsi benshi barimo kunanirwa kwihanganira bibagerageza. Mukobwa akajya kwishingira, ubona ko uvuye mu bushake bw'Imana byakuhesha umugisha. Yesu ashimwe kandi ahabwa icyubahiro. Ubona ko uri umusore wakoreraga Imana, mu gihe uvuye mu murimo w'Imana ugasubira mu nzoga, bizakuhesha amahoro n'umugisha. Reka tugomba no kugira ubwenge. Barakwiringiraga, Dawudi arabwira Imana, basogokuruza barakwiringiraga nawe ukabakiza. Iyo Mana basogokuruza biringiraga ikabakiza, na niyo Mana natwe tuyikorera mu bibiye. Ariko myifatire yacu gusa niyo itagenda neza niyo Mana. Niyo mpamvu iki gitondo cyiza Mana irashaka tena twongere twisuzumeho, abo mu itorero, abantu bafite inshingano ku murimo w'Imana, abitwa abakristo. Mukristo wese agomba kwiringira Imana, agakomera mu bibazo ahura nazo, agakomera muri urugendo, avuga nuko bimeze gutyo kuko niringiye Imana. Mana ndagwe zankoje isoni. Nawe usuzumye neza, Mana yagiye kurwanirira mu bibazo byinshi. Se uyu munsi kumaze gucika intege, mundu yari yihanganiye myaka 10 ari mu gakiza, myaka 20. Se kuyu mwaka koko niyo wemeye ko Satana kugushe. Basogokuruza barakwiringiraga, muko kwiringira kwabo Mana yarabakizaga. Baragutakiraga bagakizwa, barakwiringiraga ntibakorwe n'isoni. Wiringiye Imana ntabwo ashaka gukorwa n'isoni. Harakakora twaririmbaga mu rusengero avuga ko na nyuma ya 0 Mana irakora. Ariko iyi minsi usanga twaribagiwe ko na nyuma ya 0 Mana irakora. Iyi minsi turashaka kwirwanirira, kandi inzira y'umukiranutsi ntago tukwiriye kwirwanirira, ntago tukwiriye gushaka inzira. Tugomba kugenda nk'uko Imana ishaka, tugashira gusa byiringiro ku Mana. Aburahamu yiringiye Imana ntago yamukojeje isoni. Na Dawidi wenyine wanditse amagambo yari yiringiye Imana mu bibazo bye byose, yanga gukora icyaha, yanga kwemukira Imana. Aratukwa, arasuzugurwa, Shime yaramutuka ku musozi, ariko yagiye yirinda gusubiza bibi ku bibi. Afata byiringiro bye ashira ku Mana yonyine, kuko yarazi ko wiringiye Imana ntago yakorwa n'isoni. Wiringiye Imana, Mana iramukiza. Se twebwe tuhagaze gute? Yesu atushigikire kandi atugirire neza. We wavuye ku murimo w'Imana kubw'ibigeragezo, waretse murimo w'Imana kubw'umusanzu, waretse murimo w'Imana kuko ubona ko bushomeri bwakurenze, ariko komera, wiringira Imana, ntago zakorwa n'isoni. Zaburi 23 turatangira ku murongo wa mbere. Uwiteka niwe mungeri wanje sinzakena. Ibintu byinshi birapfa mu murimo w'Imana, ibintu byinshi birapfa mu buzima bwacu kubera ko tutashira byiringiro byacu nguko bikwiriye ku Mana. Wowe wiringiye dufaranga, mafaranga ni ikintu cy'igishitsi ku muntu. Uyu munsi wayigira, ejo ushaka kwisanga yose yashize. Ariko wiringiye Imana ntago akorwa n'isoni. Uwiteka niwe mungeri wanje sinzakena. Mu bibazo byose Dawidi yahuye nayo aza kwishurirwa iri jambo, ati kuko Uwiteka ari umungeri wanje sinzakena. Se urimo kubona ko wakeniye mu maboko y'Imana? Urimo kubona ko wakeniye mu murimo w'Imana? Komeza wiringiye Uwiteka.
ntabwo iza gukoza isoni. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubitsi. Dawidi atangira kwibuka mirimo myiza y'Imana ku muntu wiringiye y'Imana, ko Uwiteka ari we mwungeri wanje, njyewe sinzakena. Atangira kureba ineza ibyo Imana yagiye imukorera. Se nimba wabuze uyu munsi, se ntabwo ushaka kwibuka imyaka ishize buryo Imana yabanye nawe mu y'umurwa, ntabwo ushaka kwibuka buryo winjiye mu y'umurwa, ariko wari ufite. Ibyo byose ni mirimo y'amaboko y'Imana. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, ajyana iruhande rw'amazi. Iyo ni maboko. Ibyo byose Dawidi areba ko ari Imana wagiye bikora. Asubiza intege mu bugingo bwanjye. Mwanya tugiye gucika intege, ariko nitongera gusubiza ibyiringiro ku Mana, asubiza intege mu bugingo bwanjye. Anyobora inzira yo gukiranuka kubw'inzira rye. Mana ituyobora mu nzira yo gukiranuka. Sasa iyi minsi kubera tutabyiringiro byacu biri hasi, abantu bamwe na bamwe bashaka kwiyobora ku murimo w'Imana. Kera ko twigishaga Imana inama ku murimo wayo, korari igiye gusohoka, babanzaga gusenga minsi 3 minsi 2, basaba kwezwa, basengera urugendo bagiye kujyamo. Mukobwa yabonaga fiancé akabanza gusenga, abaza ko ari bushake bw'Imana, yaba n'umusore nawe akabisengera. Ariko iyi minsi turasimbuka turagiye. Ariko Dawidi hano aravuga ko asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'inzira ze. Umushinga wose mu Kristo yatekerezaga gukora, yabanzaga kubisengera, yigisha Imana inama. Ariko iyi minsi benshi baravuga ko ntago bagishaka inama z'Imana. Imana z'Imana ziratinda, ariko biratinda igisubizo cy'Imana kiza kiri yego. Mana ndago yatuyobora mu nzira itari yo gukiranuka. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, mumve ibyo Imana ikorera ababashije kwiringira Imana. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya kibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Naho twanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, kabona ko byanje byarangiye, ndapfuye, Dawidi aravuga iki? Sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Ishimbo yawe n'ingoni yawe nibyo bikora iki? Bimumuriza. Kumana arimo amahoro, kumana tuha bitotsi mwanya bitotsi byabuze, mane dukiza biburwayi binaniranye. Ariko kindu kimwe nuko byiringiro byacu mu iyi minsi ntago bihagarara ku rufatiro. Bamwe barimo kwiringira amazu, bamwe biringira ubwenge bwabo, bamwe biringira amasambo, bamwe biringira amafaranga bafite kuri konte, bamwe biringira akazi kabo. Ariko ni byiza, icyo tugomba kwiringira cyangwa uwo tugomba kwiringira wa mbere ni Imana waremye isi n'ijuru. Yesu atushoboje kandi atugarure tena. Kuko navuze tushaka kwiringira amafaranga ni ikintu k'igishitsi. Tushaka kwiringira isambo, kwiri zuba rikomeye gutyo nta kintu wakoramwo. Tushaka kwiringira ibindi butunzi bw'iyisi, byose nabonye ko birahita. Ariko wiringiye Imana ameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Ihanganire ibibazo ufite, ihanganire bikurwanya, ihanganire miyambi kurasa, wowe ushire byiringiro gusa ku Mana. Uburwayi ufite wese Yesu arakiza, ibibazo ufite Yesu niwe gisubizo. Nk'uko ari ejo n'uyu munsi Yesu aracyakora ibitangaza. Ibyaha byacu gusa niyo bidatuma tukorerwa ibyo bitangaza. Kutiringira Imana kwacu nguko bikwiriye byatuma kuboko kubiteka kutaba kuri twe. Mana nawe kavuga kuko mwiringiye ubutunzi ngaho
kuboko kwanjye reka nushireho ahandi. Ariko iki gitondo kiza twaje kukugirira inama cyangwa se twaje kubasaba tena twongere dukanguke twese twiringira Imana, tureke ibyaha, tureke escroquerie, tureke ibinyoma, tureke ishari. Umuntu wiringira Imana ndagwagirira ishari mugenzi we. Hari ibintu byanduje itorero, hari ibintu byanduje imitima y'abakiranutsi, kandi tukagenda gusa tubona ko turi amahoro, ariko Mana katugaya. Turasimbuka murongo ukurikiraho. Undunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banje. Mwanzi y'umuntu we yifuza gusa ko wavaho, akurwanya kuva kwezi kwa mbere ukagera ku kwezi kwa 12 ukiriho. Iyo ni maboko y'Imana ku bantu biringiye Uwiteka. Andunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banje, unsize amavuta mu mutwe, igikombe cyanje kirasesekara. Abakozi b'Imana barabamwe basizwe amavuta ku mitwe, igikombe cyabo kirasesekara. Mwibuke yo neza y'Imana, urwego urimo Mana niyo yagushizeho, niyo mpamvu ugomba kwiringira iyo Mana, nta kindi kintu twagereranya n'Imana. Yesu atushigikire, Yesu atushoboje bene data. Imana iratuzi. Bakristo mwongere tukanguke, tugarure tena byiringiro byacu ku Mana. Basokokuruza biringiraga Imana, Imana ikabakiza, Imana ikabarinda ibyago n'amakuba. Murongo wa 6 turavuga ki nukuri kugirirwa neza n'imbabazi. Kugirirwa neza ku muntu n'imbabazi uzise biturukaye. Nta wundi wakugirira neza kurusha Imana, nta wundi wakugirira imbabazi kurusha Imana. Twebwe twakugirira imbabazi ariko ntabwo twakura ibyaha wakoze ku buzima bwawe. Yesu ashimwe. Ibi byose ni imbuto z'umuntu wiringira Imana, kuko Dawidi aravuga ko Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Burwayi burimo kuguteza ubwoba ati ugiye gupfa, bushomeri burimo kuguteza ubwoba ugiye gupfa, bibazo birimo kuguteza ubwoba utangiye kurebesha amaso ku banyamahanga, ariko iringira Imana gusa ni uri hejuru ya byose. Ibyo tubona ku isi byose nuko Satani ashukashuka abantu, ariko mu mateka yikuremwa ku isi na kintu na kimwe Satani yaremye, byose yasanze Imana imaze kubikora. Niyo mpamvu sasa tugomba kwiringira Imana waremye isi n'ijuru. Nukuri kugirirwa neza n'imbabazi biza nyomaho imisi yose ngiriho. Mana itugirira neza ikatuha imbabazi zayo, bizanyoma imisi, biza nyomaho imisi yose ngiriho. Nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Dawidi ararahira, nanjye mu ibyo byose Imana intunganyiriza ameza mbere y'abanzi banje. Bizanyomaho imisi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Ararahira we kuwe abona ineza Imana imugirira, indambara Imana imurwanirira. Kubaho kwacu muzi ko ari Imana, tutangira umwaka tukagera mu kwezi kwa 12 muzi ko ari amaboko ni imbaraga zacu, ari ruhare twabigizemwo. Sa ibyo bishwa kutuhesha tena zindi byiringiro yo kwiringira iyo Mana no kurahira no gufata ingamba yo kuvuga ko nzaguma mu nzu y'Uwiteka gihe cyose nkiriho ku isi. Ubwo hari abantu benshi bavuye mu murimo w'Imana, abakobwa benshi baririmbiraga Imana, abasore benshi baririmbiraga Imana, ababyeyi barabanyamasengesho bamaze kwiyanduza. Ariko ndogusabye tena kongera kugarukira Imana, kuko kugarukira Imana no ari amahoro yawe. Tongere tena twiringiye Imana nguko abasogokuruza bacu biringiraga Imana.
Mana yagiye ibarwanirira, Mana yagiye ibaneshereza. Se ubona ko amafaranga, buriya nuko amafaranga nawe ni byiza. Abandi bantu bavuga umugani ati ufite amafaranga afite byose. Ariko ya ushobora kugira amafaranga utafite Imana. Ufite Imana ni ufite byose. Ari nawe ushobora kugera mu bindi bibazo, amafaranga ikabura akazi, ukasabamo bufasha buturuka ku Mana. Niyo mpamvu tugomba gushaka kugira Imana kuruta amafaranga, kugira Imana kuruta ibindi byose. Kuko ufite Imana afite byose. Ufite Imana arasinzira. Ufite Imana aramurwanirira. Ufite Imana amuberera amaso. Haleluya. Sasa iyi minsi wisuzumye nanjye nisuzumye, tuyisanga ko dufite Imana, tuyisanga ko byiringiro byacu muri urugendo biri ku Mana. Kuko twavuze ko kwiringira Imana mu rugendo biduha kunesha no gukomera. Umuntu wese utanesha ibimugerageza, umuntu wese utakomera muri urugendo, ntabwo azabasha kuhabwa imbaraga yo kwihangana kugeza aho Yesu azaza kujyana itorero. Utabasha kunesha, utabasha gukomera, ntabwo zihangana kugeza aho Imana izagutabara. Masezerano ninzi, kuhabwa amasezerano y'Imana biba byiza, ariko abamo periode y'urugendo rw'amasezerano. Kandi icyo giciro tuhura n'ibyinshi, tuhura n'ibitugerageza, bisabamo kunesha, bisabamo kwihangana. Sasa utiringiye Imana uzinjira Kanani koko? Simbizi. Yesu atushoboje. Reka tusimbuke kuri iri jambo rya nyuma niyo turangirizaho. Yesaya igice cya 41 turasoma murongo w'8 tumanuka hasi. Imana reka tubanze tuasome. Ariko wewe Israeli, umugaragu wanje Yakobo natoranije, rubyaro rwa Aburahamu nshuti yanje, weho nahamagaye ngagukura mu mbera z'isi no mu mfuruka zayo, ngakubwira ndi uri mugaragu wanje naratoranije, sinaguciye. Ndutinye kuko ndi kumwe nawe, ndukihebe kuko ndi kumwe nawe, ndukihebe kuko ndi kumwe nawe, kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nguramiza ukuboko kw'iburyo. Ariko gukiranuka kwanje. Ayo niyo magambo yandi. Imana ntiyareka cyangwa gukoza isoni abamwiringiye. Umuntu wese wiringiye Imana, Mana ndagweshwa kumureka, Mana ndagweshwa kumukoza isoni. Nuko rimo kubona bibazo byakurenze, nuko rimo kubona abantu bakwanze, nuko rimo kubona nta muntu kikuvugisha, ariko wowe ukomeze wiringira Imana gusa. Mana ntago yakoze isoni umwiringiye, cyangwa se ntago yamureka. Bwana Yesu asifiwe. Hano ni isezerano rya Yakobo, kubera kwiringira kwe Imana yamuhaye isezerano. Kandi nabyo byatubera urugero ku muntu wese wiringiye Imana, ko Imana nawe ntago yamureka cyangwa imukoje isoni. Kuko twasomye Dawidi yavuga ko abasogokuruza barakwiringiraga nawe ukakora iki? Ukabakiza. Bigaragara ko natwe mwikigiye twiringiye Imana, muko kwiringira Imana kwacu yadukiza. Mu bibazo byose ufite, mu gipimo cyose ufite, wiringiye Imana ntago yakureka. N'umuntu uri kuri soins intensive yiringiye Imana ku mutima, Mana ntago yamureka. N'umuntu bavuga ko bagiye kumuca kuguru, yiringiye Imana, Mana yahindura iyo migambi.
Imana irabwira Isirayeli, ariko woweho Isirayeli mugaragu wanje, Yakobo naratoranije. Abantu benshi bari ku murimo w'Imana ariko ntago bihesha agaciro, cyangwa bamwe barifuza gusa kuba bashumba, ariya niyo abamo byubahiro n'agaciro, ariko no mu diakoni kingenzi nuko Imana yatumenya. Ariko wowe Isirayeli mugaragu wanje, Yakobo naratoranije. Kuba ku murimo w'Imana bidusabamo iki? Kutoranywa no kumenywa n'Imana. Mugaragu wanje, Imana iramumenya. Yakobo natoranijwe, rubyaro rwa shuti yanje Aburahamu. Rubyaro rwa Aburahamu shuti yanje. Twavuze ko mbere Imana yaje banje gukora iki? Isirayeli umugaragu wanje, Yakobo natoranije. Rubyaro rwa shuti, rubyaro rwa Aburahamu shuti yanje. Nukorera Imana neza, hari ikindi gihe Imana ishaka no kwibuka urubyaro rwawe kubw'imirimo myiza, kubera byiringiro wagendanye nayo. Weho namagaye ngagukura ku mpera y'isi. Aho Yakobo Imana yamukuye, yaramuhamagaye imukura ku mpera y'isi. Mfuruka zayo ngakubwira ndi. Nuko yari yageze mu bibazo, ariko Imana yamuhumurije ngo umugaragu we yarahamagaye urubyaro rwa shuti ye Aburahamu. Arongera aramubwira ko weho nahamagaye ngagukura ku mpera y'isi, no mu mfuruka zayo ngakubwira ndi. Uri umugaragu wanje. Ibi bintu tugomba kubishaka mu murimo w'Imana, tube tuhabwa akagaciro. Imana ikwemerere ko uri umugaragu wanje. Naragutoranije, sinaguciye. Rimwe na rimwe tuba ku murimo w'Imana kubwo ibibazo biremereye umuntu, akabona ngo Imana yaramuciye, akabona ngo Imana yaramuretse, ariko yakomeza wiringiye Imana. Bigeragezo nimba biturimwo, si kuvuga ko Imana yaturetse, si kuvuga ko Imana yatwibagiwe. Ntago yakwibagiwe, ntago yakuretse. Nuko bimeze gutyo, komeza wiringiye Imana, ukiranuke, ukore murimo w'Imana nguko yakuhamagariye. Numara kwemerwa uzambikwa ikamba ry'ubugingo. Imana irahumuriza Yakobo. Nawe ni wewe umunsi Yakobo uyu munsi. Ndutinye kuko ndi kumwe nawe. Haleluya. Ndutinye kuko ndi kumwe nawe. Ndukihebe. Ntabwo ari misi yo gutinya, ntabwo ari misi yo kwiheba. Tushake gusa kubana n'Imana, kuko ufite Imana afite byose. Kuko ndi kumwe nawe, ndukihebe, kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara. Kuko ari Imana yacu twishimiye, nuko twaca mu bibazo izajya idukomeza, izajya ibana natwe, izajya itubera hafi, izajya itutunganyiriza ameza mbere y'abanzi bacu. Ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nguramiza ukuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanje. Imana izajya ituramiza ukuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka kw'Imana. Sebwo babwiki dufite, kiranuka gusa wiringira Imana. Bandu benshi barimo kugushwa n'ibyaha by'abandi muri bihe. Bandu benshi barimo kuva mu rusengero kubw'ibyaha by'abandi, ariko urusengero ni urw'Uwiteka. Yesu niwe wapfiriye itorero. Itorero si ry'umuntu. Hagarara mu muhamagaro, wihanganire bikugerageza, wiringira Imana, kuko Imana ntabwo eza gukoza isoni. Imana ntabwo eza kureka. Nuko bimeze gutyo, Imana iri kumwe nawe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo ry'Imana ari ukuri. Ndukarebe ko arundi uzakuhesha amahoro kurusha Imana yawe. Dore abakurakariye bose
bazakorwa n'isoni. Hari abantu baba ku murimo w'Imana batishimira abandi, kandi Yesu yagiye avuga ngiri itegeko ryanjye nimukundane nguko nabakunze. Ariko usanga byacu Imana niyo yo kutubabarira. Mitima yacu buryo yagaze mu itorero, mitima yacu buryo tufatanye ku murimo w'Imana, yaba muri korari, yaba mu groupe runaka y'abanyamasengesho. Imisi sigaye numva ama groupe zabaye nyinshi, ariko mushakemo mirimo yo gukiranuka. Mani barebe bishimire ibyo mukora mu groupe, ibyo musengera mu groupe, mubashe kwezwa no kwiringira Imana mukuri no mu muka, kuko yose ibyo mundu akora na nibyo azabazwa. Dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni bamware. Wewe wiringira Imana ukiranuke gusa, ndurebe abakurakarira ubababarire. Ariko ari igihe kimwe Imana iravuga hano, abo bakurakariye bose bazakorwa n'isoni bamware. Mbega kimwaro, ako kandu tukira abana uvuga mbege kimwaro, ukabona urarira wenyine kubera kimwaro. Abo bakurakarire, ushake gusa gukiranuka mbere y'Imana, ushake gusa uba inshuti y'Imana, bazakorwa n'isoni bamware. Abadutonganya bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka. Abadutonganya nabo we wicecekere, ugutuka gutuke. Ukuvuga mu imisi abantu barimo kugenda basigana amabyi, usebya agakiza kawe. Byatubera byiza abantu batwite ko turabajura, ariko mbere y'Imana tubone ko turabakiranutsi. Sasa ibyo nimba batusebya badutuka mu imisi, kuko abantu benshi basigaye babona ko abakorera Imana n'abapfapfa. Nuwe ceceka gusa, shaka busabane bwiza n'Imana. Abagutonganya bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka. Uzi gutonganya abakozi b'Imana, kubacira imanza, iyo siyo mirimo yacu. Tuzahinduka ubusa ndetse tuzarimbuka, no kurimbuka mundu yarimbuka. Imana dushoboje kandi Imana dukomeze. Murongo wa nyuma wa 12 tugiye kurangirizaho, abakugisha impaka uzabashaka ubabure, kandi abakurwanya bazahinduka ubusa babe ngibitariho. Sasa ibyo bishaka kutubwira iki? Bigaragaza ko nuko turi muri rugendo, kuko twavuze hano abasogokuruza barakwiringiraga nawe ugakora iki? Ukabatabara, ukabagirira neza. Dawidi yavuze yo magambo, utabakojeje isoni. Sasa bitusabamo twebwe gushaka kwiringira Imana no ku murimo w'Imana tuhagazemo neza, tubikore neza. Rimwe numva kavuyo ku murimo w'Imana, abantu batagishaka kuyikorerana imitwaro, abantu batagisengerana. Ariko mundu wiringiye Imana nagweza mukoje isoni. Ntukirwanirire, hagarara gusa ku munara ukore ibyo ushaka bw'Imana. Abakurakariye, abagutonganya bafite ibihembo byabo. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Murakoze kudutega amatwi. Yara ijambo y'Imana yashaka ko tuganire uyu munsi, kwiringira Imana mu rugendo biduha kunesha no gukomera. Isi tuzayisiga, kizasigara no kubona kujya mu bwami bwo mu ijuru. Turi hano mu gihe gito ya bene data. Sinzi buryo uhagaze, sinzi buryo wihanganira bikugerageza, sinzi aho byiringiro byawe biri, ariko iki gitondo byari kuba byiza tugarure tena byiringiro byacu ku Mana. Murakoze, Imana ibaho umugisha kandi ijambo ry'Imana ribagereho amahoro. Mukozi w'Imana, Imana imuha umugisha kubw'ijambo ryiza. Uwiteka niwe mwungeri wanjye, sinzakena, ntacyo nzaba, sinzagira umwuma, sinzagira inyota, sinzicwa n'inzara, sinzicwa n'indwara. Ufite umuntu ukuragira, ufite umuntu ukuyobora. Imana rero abayiringiye ntibajya bakorwa n'isoni. Yavuze ngo nzagufata ukuboko ngo witinya. Iri jambo ryo kudatinya, kandi hari abantu bamwe baba bafite ubwoba.
iri zuba, iki cyaka, ubu burwayi, iyi mpeshyi, ugasanga shitani arakujagaritse, akubujije gutuza, ntusubize amaso inyuma, gutekereza uburyo wagiye ubana n'Imana. Rero mureke twiringire Uwiteka kuko ari we mwungeri wacu. Imana ihabwe icyubahiro. Muririmbyi w'120 yaravuze ngo imbere y'Imana mu ijuru ngo mfite umuntu umvugira, ngo ni umukuru w'abatambyi, ni umukuru w'abashumba, ni umukuru w'abantu bose mu ijuru, ngo yitwa Rukundo. Uwo Rukundo rero ni Kristo. Nimureke tumwizere, tumwikomezeho, ntacyo tuzamuburana, ntacyo tuzamuburana. Imana ihabwe icyubahiro kubw'ijambo ryayo. Mwakira ijambo ry'Imana, murikomeze mu mitima yanyu. Mana yacu, Mana nziza, Mana ishobora byose, ijambo ryawe ni inkota y'amugi abiri, ni umuhigirira higa mu izina rya Yesu. Reka uyu muntu Mana umubere ibyiringiro, umubere ibyiringiro, uyu mugore, uyu mugabo, mu izina rya Yesu, uyu mukobwa, uyu musore. Mana yacu, reka abantu bakwiringiye bagukomereho. Turabasengeye muri iki gitondo mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana nizikomeza abantu, nizibashyigikire, nizibakomeze, bo gusubira inyuma, bo gucika intege, bo kujajabya imitima, ahubwo bakomeze ibyiringiro byo kukwiringira. Urakoze Mana, ongera abakizwa, gabanya umubare w'abarimbuka, ruhura abarushye, abarwayi, abacitse intege, abaremerewe mu mitima yabo, abo bose ubagirire neza, abasubiye inyuma, banamutse kubw'ibibazo, abafite impagara zo mu mitima, abafite intonganya mu ngo, abaryamye kwa muganga, abarushye bose baruhure, baguhanze amaso. Ikiganza cyawe kirambuye Mana, uhaza kwifuza kwa buri wese. Reka iri jambo rijye mu mitima y'abantu, ribaha ibyiringiro, bo gutinya, bo kugira ubwoba, ahubwo bizere, bakomerere mu buntu bwawe. Urakoze rero, urakoze kubw'ijambo ryawe. Urakoze Mana, turarisengeye kugira ngo risohoze ikirizanye mu izina rya Yesu. Dusengeye itorero, dusengeye itorero, dusengeye itorero mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe riratubwira ngo waryubatse ku rutare, ngo n'amarembo y'ikuzimu ngo ntabwo azarisenya. Itorero rikomeze, komeza abera bose, komeza igihugu cyacu. Turagisengeye, turakingingira Imana Data mu izina rya Yesu. Turasengera igihugu cyacu cy'u Rwanda, turasengera abayobozi bacu mu izina rya Yesu. Mana, komeza ubagirire neza, ikiganza cyawe cyiza kibabeho. Urakoze. Sanga abarwayi, sanga abarushye n'abaremerewe, sanga bafite ibibazo byo mu mitima, sanga bafite imvune zo mu mitima, baruhure. Urakoze kubikoze, icyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibagirire neza. Ijambo ry'Imana mujye murifata, niryo ridukomeza ryonyine, nta kindi. Indirimbo zakunaniza, ibintu byose bumvise bishobora kugucogoza, ariko ifite ijambo ry'Imana mu mutima urakomera, no ku munsi mubi ugakomera. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Reka rero tubahe telefone kugira ngo tuze kubafasha mu buryo burambuye. Ni 07 8 50 9 8 9 4 4 07 8 50 9 8 9 4 na 07 2 74 34 93 rimwe 07 2 74 34 93 rimwe. Reka mushumba bahe telefone kugira ngo tuze kubafasha, tubasengere, tubagire inama, kandi Imana iri gukora. 07 82 4 3 9 7 murakoze. Imana ibagirire neza. Philadelphia, Imana iratsinda.